isoko y'imbaraga muri wowe, rinda isoko y'imbaraga z'Imana muri wowe, rinda aho uvoma, rinda igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, rinda isoko y'amasengesho muri wowe, rinda isoko yo gukiranuka muri wowe, rinda isoko yo kumvira Imana muri wowe, rinda isoko yo kutiyanduza, rinda isoko yo kurinda ubuhamya bwawe, rinda isoko y'amavuta y'Imana ku buzima bwawe. Igihe cyose uzatakaza icyo kintu cy'agaciro ufite muri wowe, igihe cyose uzatakaza connection y'Imana mu buzima bwawe. Bibiliya yambwiye ngo Samusoni ngakimara kumenya ibanga, ngakavuga akura imbaraga ze, ngakavuga imbaraga ze ziva, ngo yahise acogora gamera nk'abandi bose. Nta kindi gitumye utamera nk'abandi bose, nta kindi gitumye bakuroga nibifate, nta kindi gitumye ukoroga ukunguka, nta kindi gitumye Imana ikiri kumwe nawe, nta kindi gitumye ukiriho kuri uyu munota. Ni igihe cy'Imana kiri ku buzima bwawe, ni umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi ubwiza bw'Imana burusheho kubana namwe. Nitwa Muhozi Eric. Nishimwe kandi n'umunezero ukomeye kubana namwe muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge ubundi tuze kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Data mwiza, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana y'ubushobozi n'ubutware, tuje imbere yawe duciye bugufi cyane. Ni wowe ufite ubushobozi. Umuririmbyi yaravuze ngo ni wowe ufite imbaraga ngo zirinda abantu bose. Data mwiza, ngo bakugannye. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo ubwiza bwawe burasire uyu muvandimwe. Ndakwinginze kugira ngo uze ubane natwe mu mwanya w'ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ubwiza bwawe ari bwo buganza. Reka Data mwiza, imigambi yose y'umwanzi Satani burizwemo. Reka Data mwiza, ukwera kwaba ariko kuganza. Reka ineza yawe ari iganza. Reka Data mwiza, ubushake bwawe, ubushobozi bwawe, Data mwiza, mwuka wawe, amavuta yawe amanuke abane natwe mu mwanya w'ijambo ryawe. Reka byose bibereho kuguhesha icyubahiro, kandi Data mwiza, ishimwe n'ikuzo byose ni ibyawe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Rinda isoko y'imbaraga z'Imana muri wowe. Rinda isoko y'imbaraga z'Imana muri wowe. Hari byinshi binamura imbaraga z'Imana mu mukristo muri runo rugendo turimo. Hari byinshi birangaza, hari byinshi bidashaka yuko dukomezanya imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Ariko Imana yaduhaye ibyo turi bugusangize biri bugufashe kurinda isoko y'imbaraga. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riri bugufashe, riri bukwereke yuko ugomba kurinda imbaraga, isoko y'imbaraga muri wowe. Turasoma ijambo ry'Imana Abacamanza ibice byaho 13, umurongo wa 2 tugeze ku wa 5. Turaza no gusoma nanone muri icyo gitabo cy'Abacamanza ibice byaho 16, turava ku murongo wa 17 tugeze ku wa 21. Turaza gusoreza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo waho wa mbere. Abacamanza ibice 13 umurongo wa mbere. Hari ijambo ritubwiye ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa.
umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. 16 umurongo wa 17. Abacamanza ibice 16 umurongo wa 17. Hari ijambo ritubwiye ngo nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati, nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe. Nuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa, imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyimubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusangaho ari bazanye za feza, ahera ko amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Ahera ko amushinya amubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisuhokera nk'uko ubundi akikunkumurira, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya bahera ko baramufata bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Nuko ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi ku mutwe we, wongera kumera. Amen. Dusomye amagambo atari make avuga ku mugabo witwa Samusoni. Twabanje gusoma mu bice 13 byaho, dusoma ababyeyi b'uyu mugabo uburyo Imana yabiyeretse ikababwira yuko bazabyara umwana w'igitangaza, ikababwira yuko bazabyara umwana ngo w'umunaziri, ngo umuntu ngo utigeze udakwiriye kwiyandurisha ibisindisha. Babwira ababyeyi be, marayika abwira ababyeyi be, arababwira ati, uyu mwana ntihazagira icyuma cyogosha kizagira ku mutwe we. Iryo ni ibanga rikomeye Samusoni mu mibereho ye, mu kubyiruka kwe yagendanaga. Yari afite ibanga abandi batazi, yari afite ikibitsanyo cy'umwuka Imana yamuhaye, yari afite ibanga agendana abandi batazi. Ahari nawe impamvu Imana ikigutinzeho, impamvu Imana ikiri kumwe nawe, nuko hari icyo yavuganye nawe, nuko hari ibanga yaguhaye, nuko hari password yaguhaye, nuko hari ikintu gikomeye ku buzima bwawe gitangaje kitatuma Imana ikureka. Ariko igihe cyose uzava mu bushake bw'Imana, igihe cyose uzava mu mugambi w'Imana, igihe cyose uzareka inzira z'Imana ukajya mu byaha, Imana izakureka. Ni ijambo ry'Imana ngo yameneye ngo umukobwa witwa Delila, ngo amumenera ibanga rye ry'uko atigeze yogoshwa umusatsi we kuva akiva mu nda ya nyina. Ngo Delila amaze kubona yuko Samusoni amubwiye ibyari mu mutima we byose, ngatuma ku Bafilisitiya ngo bazamuke
inshuro imwe yonyine ngo bamufate, kubera yuko Delila ni ingenzi bari batumye kuri Samusoni ngo bamenye aho Samusoni akura imbaraga ze, kuko Samusoni yari umugabo utangaje, yari umugabo ufite imbaraga nyinshi, yari umugabo ufite ubushobozi bw'Imana, yari umugabo ugenda n'imbaraga z'Imana. Turi gusangira ijambo rifite umutwe uvuga ngo rinda isoko y'imbaraga muri wowe, rinda isoko y'imbaraga z'Imana muri wowe, rinda aho uvoma, rinda igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, rinda isoko y'amasengesho muri wowe, rinda isoko yo gukiranuka muri wowe, rinda isoko yo kumvira Imana muri wowe, rinda isoko yo kutiyanduza, rinda isoko yo kurinda ubuhamya bwawe, rinda isoko y'amavuta y'Imana ku buzima bwawe. Igihe cyose uzatakaza icyo kintu cy'agaciro ufite muri wowe, igihe cyose uzatakaza connection y'Imana mu buzima bwawe. Bibiliya yambwiye ngo Samusoni ngakimara kumenya ibanga, ngakavuga akura imbaraga ze, ngakavuga imbaraga ze ziva, ngo yahise acogora gamera nk'abandi bose. Nta kindi gitumye utamera nk'abandi bose, nta kindi gitumye bakuroga nibifate, nta kindi gitumye ukora ukunguka, nta kindi gitumye Imana ikiri kumwe nawe, nta kindi gitumye ukiriho kuri uyu munota. Ni igihe cy'Imana kiri ku buzima bwawe, ni umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe, nta kindi gitumye Imana ikikugirira neza. Ni isoko y'imbaraga ikiri muri wowe, ariko naje kukubwira ngo rinda iyo soko y'imbaraga iri muri wowe. Igihe cyose uzamena ibanga, igihe cyose uzamena ibanga z'imbaraga aho ukura imbaraga zawe, igihe cyose uzareka gusenga, igihe cyose uzareka kumvira Imana, igihe cyose uzareka gukiranuka, igihe cyose uzareka kugendera mu nzira z'Imana, igihe cyose uzajya mu byaha ugasayisha, ugakora nk'ibyo abandi bakora, ugakora nk'ibyo abandi bagenderamo, icyo gihe Imana izakureka ngo kandi uzacogora umere nk'abandi bose. Nubwo Samusoni ngo bakimara kumwogosha ngo bahise bamunogoramo amaso, ni ikintu gikomeye bamukoreye, bamunogoyemo amaso, bamutwara iyerekwa. Umuntu udafite amaso no mu mwuka ntabasha kurwana. Ibikogosha bizabanza bikunogoremo amaso nibigufata. Ndagira ngo nkubwire, rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Uyu mugabo ngo bakimara kumwogosha, ngo Abafilisitiya nta kindi kintu bahise bakora, ngo baravuze batereka tumunogoremo amaso. Umusatsi twawogoshe ariko ejo ushobora kumera, ariko nitumunogoramo amaso ntago azamenya uko arwana, nitumunogoramo amaso ntago azamenya uko yataka, nitumunogoramo amaso ntago azamenya aho umwanzi wari, nitumunogoramo amaso ntago azamenya uwatera, ntago azamenya umukubise, ntago azamenya ibibaye. Ndagira ngo nkubwire, nubwo Satani yakogoshe, ariko icyo ashaka gikomeye, arashaka wenda kugukuramo ayo maso, kuko umusatsi wa Samusoni warongeye uramera, arongera agira ibihe byiza, arongera agira ibihe nk'ibyo yagize bwa mbere, arongera agira ibihe byo gusenga, arongera kuko akiri ngo bamugize umusyi, ngo bamugira umukomediye, ariko ikintu gikomeye ngo umusatsi we ngo warongeye uramera. Nubwo bamwogosha umusatsi, hari uwundi musatsi wongeye kumera, ariko nta maso yari agifite. Ngo arakabakaba, ngo akabakaba inkingi, ngo aravuga ati Imana. Reka tubisome ibice 16 umurongo wa 28. Amen. Tugiye gusoma ukuntu Samusoni agasatsi kongeye kakamera, noneho akisuganya. Nubwo n'amaso yari afite, ntabwo yari kurwana nk'uko yarwanaga. Ngo nuko Samusoni ngo atakambira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze ma imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo morere amaso yanjye. Urumva ko nawe ni ikintu gikomeye bari bamutwaye, ni ikintu gikomeye bari bamutwaye iyerekwa, bari bamutwaye ikintu gikomeye. Ndakwinginze mwene data, ndakwinginze muvandimwe muri Kristo Yesu, Satani nakunogoremo amaso, Satani nagutwara iyerekwa, Satani
ntagutware amavuta yawe. Satani ntagugushe mu byaha ngo uve mu mugambi w'Imana, ngo ureke inzira zo gukiranuka, ngo ujye kwiyandurisha nk'ayandi mahanga. Ndagira ngo umubwire, nurinda isoko y'imbaraga muri wowe, nta kintu na kimwe kizagushobora. Umugambi w'Imana uzarushaho gukomera muri wowe. Imana izakugirira neza. Ngo Samusoni ngo ahera ko ngafata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira. Nubwo yarandataga atabashaga gukora ku byo areba, ngo arazegamira kuko imbaraga ze zari zagarutse zo mu musatsi, ariko amaso ntabwo yari acyafite. Ngo Samusoni aravuga ati mfane n'Abafilisitiya, ngo aritugatuga imbaraga ze zose arazishikuza, inzu irudukira abo batware n'abantu bari barimo. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yo kubaho kwe. Imana yamugiriye neza kubwo gusenga. Nubwo hari igihe tujya tugera mu bibazo, nubwo hari igihe tujya tugera mu bihe bikomeye, ahangaha iyi verse iratwigisha ikintu gikomeye. Imana ntago ijya iduta ngo iduce. Ishobora kugutera umugongo, ariko wakongera ugasenga, wakihana, wakiyeza, wava mu bitagira umumaro, ikakugarukira. Mwuka Wera yanumye ngo nkubwire ngo rinda isoko y'imbaraga muri wowe, rinda isoko y'imbaraga z'Imana muri wowe. Samusoni yananiwe kurinda isoko y'imbaraga muri we, yarasayishije, yamenye ibanga ry'ahakura imbaraga, ariko Mwuka yambwiye ngo turinde isoko y'imbaraga muri twebwe. Nta kindi Imana irimo gusaba, rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Matayo twavuze ko twongera tugasoma muri Matayo kugira ngo tubone indi nkuru ivuga ku buryo tugomba kurinda isoko y'imbaraga muri twebwe. Matayo ni umugani, Bibiliya iravuga ngo ni umugani w'abakobwa 10. 25 umurongo wa mbere, Bibiliya iratubwiye ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana n'umukwe, binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza bahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko nabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe.
iyi ni iyindi nkuru dusomye y'abakobwa 10 ngo bari bategereje n'umugani ngo bari bategereje umukwe. Iyo Bibiliya ivuga abakobwa n'umukwe, umukwe ni Yesu Kristo, hanyuma umugeni ni itorero. Abakobwa bari abageni, ni ukuvuga ngo ni itorero. Aba bakobwa rero ngo Bibiliya tubwiye ngo 5 bari abanyabwenge, ngo bari barabitse ngo amatabaza, ngo babika n'amavuta mu mperezo. Ngo abandi 5 bari abapfu, ngo bari bafite amatabaza, ngo ariko nta mavuta bafite. Ndagira ngo ubwire, ushobora kubukorera mu mpano zo guhanura, zo kwigisha, zo gusengera indwara, zo gukora umurimo w'Imana, zo gufasha, ariko udafite gutinya Imana muri wowe, udafite amavuta mu mperezo. Iyo ufite amavuta y'Imana y'ukuri muri wowe, utinya icyaha. Iyo ufite amavuta y'Imana muri wowe y'ukuri, ntago utinyuka gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Aba bakobwa rero uyu mugani icyo ushatse kutubwira, ushatse kutubwira yuko kuri 5 baravuga ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Hari byinshi bisinzirije abantu kubera yuko umukwe yatinze. Hari byinshi binamuye abantu bari baragannye inzira yo gusenga, ariko ibibazo by'isi binamuye benshi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Reba neza niba mu itabaza ryawe harimo amavuta. Ese umukwe naza azasanga uri maso? Ese umukwe naza azasanga witeguye? Ese umukwe naza azasanga witeguye kujyana nawe mu bwami, witeguye kujyana nawe mu bwami bw'Imana? Imana iri kugusaba ikintu cya mbere igusaba, rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Rinda isoko y'imbaraga muri wowe. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo gutinya icyaha. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo gukiranuka. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo kumvira Imana. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo gukora ubushake bw'Imana. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo gusenga. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo kwiyiriza. Imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga zo kugendera mu bushake bw'Imana. Imbaraga ndimo ndavuga ni imbaraga zo gukora ibyo Imana yishimiye. Nicyo kizagutandukanya n'abandi bose. Hari ikintu gikomeye Samusoni yari afite atarazi, ntabwo yari ameze nk'abandi bose. Igihe cyangwa se icyatumye amera nk'abandi bose nuko yamenye ibanga zahakura imbaraga ze. Nuko yamenye ibanga marayika w'Imana yari yarabikije ababyeyi be uyu mwana ataravuka. Numenya ibanga ryawukura imbaraga zawe. Kumenya ibanga ni ukuva mu masezerano. Kumenya ibanga ni ukuva mu byizerwa. Kumenya ibanga ni ukuva mu isezerano ry'Imana Imana yari igufiteho. Kumenya ibanga ni ugutera umugongo Imana. Imana iradusaba kurinda amatabaza yacu. Imana iradusaba kurinda isoko y'imbaraga muri twebwe. Uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza. Turagushimiye yuko utubwiye data mwiza ijambo wadutumyeho. Dukwiriye kurinda imbaraga, isoko y'imbaraga muri twebwe. Dukwiriye kurinda isoko y'imbaraga muri twebwe. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe rimanukiye kuduhugura, rimanukiye kudukebura, rimanukiye kutwigisha, rimanukiye data mwiza gusoza icyo wagambiriye. Humugisha umuvandimwe, umushoboze kugendera mu nzira zawe aciye bugufi. Umushoboze gukora ubushake bwawe. Umushoboze kurinda isoko y'imbaraga muri we. Mu izina rya Yesu, amen.
Imana ikugirire neza kandi Imana ikwishimire. Amen.